Ndashaka kuganira n'umugabo uri kunda muri uyu mwanya, umugore uri kunda muri uyu mwanya. Wowe uvuga ati mu rugo byanze, ese mbigenze gute? Narababwiye kenshi cyane, ntago ari ubwiza bwawe, ntago ari amafaranga yawe menshi ufite, ntago ari kubera ko uhambaye cyane, ntago aribyo bizakubakira, ahubwo cyatangiye kuratandukanye. Akantu gatoya konyine gatangiye kubatandukanye. Igikombe basanze hariya kiri hariya ntago ariho cyagomba kujya, toilette basanze idafunze ntago ariko byagomba kugenda, so ugasanga akantu gatoya konyine shitani niko igomba kuriraho. Rero bantu mwe, ndagira ngo mbabwire ngo Imana niyo yubaka. Jya imbere y'Imana, yitabaze kubw'urugo rwawe, urugo rwawe hora urusengera. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza murisanga. Hello, amakuru yanyu murakomeye, nizere ko mumeze neza. Ni Chantal Hakiza nk'uko bisanzwe. Ndi mama w'abana 3, ndubatse, ntuye muri Amerika, niho Imana iturindiriye njye n'umuryango wanjye. Hanyuma rero happy Monday, uwa mbere mwiza cyane. Imana ikomeze kubana namwe n'imiryango yanyu. Natwe turashima iri kumwe natwe. So rero ku munsi wo kuwa mbere murabizi ko ya gahunda yacu, murayibuka ya gahunda yacu, nuko imbere y'Imana, dusengera ingo zacu, ku bantu bubatse. Hanyuma rero abifuza kurushinga, namwe musengera abo muzabana nabo. So rero ngiye kubanza guhera ku bubatse. Ndashaka kuganira n'umugabo uri kunda muri uyu mwanya, umugore uri kunda muri uyu mwanya. Wowe uvuga ati mu rugo byanze, ese mbigenze gute? Hariho benshi bakunda kuncontacting ambwira ati Chantal biranze pe neza ni burundu ngiye kubivamo. Oya ntubivemo, kubera kuri hafi kugerayo. Icyo ugomba gutabaza ni Imana. Jya imbere y'Imana, nta kindi cyubaka, ntazagira umuntu umwe ubaho ukubeshya ngo hari ikindi cyubaka. Oya, ni Imana gusa yonyine yubaka. Narababwiye kenshi cyane, ntago ari ubwiza bwawe, ntago ari amafaranga yawe menshi ufite, ntago ari kubera ko uhambaye cyane, ntago aribyo bizakubakira, ahubwo Imana niza kubakira. We yitabaze, yijya imbere, uyizeye izagira icyo igomba gukora mu rugo rwawe. Hanyuma rero amasengesho dukora ni amasengesho yo kuyiriza ubusa. Turabyuka mu gitondo tugasenga, hanyuma hagati mu munsi tugasenga, tugasoza amasengesho. Nyuma ya saa 12 niho dusoza amasengesho. Hanyuma hari abantu benshi bakunda kumbwira ati Chantal ntago nzi gusenga, se ngomba kubigenza gute? Abarokore nibo bazi gusenga. Barababeshye. Narababwiye ngo umwenda warahera watabutsemo kabiri, buri wese yigererayo, sibyo? Icyo ugomba kujyana n'iki? Amarangamutima yawe. Jyana amarangamutima yawe ku Mana yawe. Ubundi nurangiza ubanze ushimira Imana. Mbere y'uko ujya imbere, ubanze uyishimire kuba byiza yaguhaye, kuba yaraguhaye urugo. Hariho benshi bifuza urugo ariko barubuze, ariko wowe urarufite. Ntacyo wigeze uhereza Imana kugira ufite urugo. So rero ubanze uyishime kuba yakugize umugore w'umuntu, yarakugize umugabo w'umuntu. Hanyuma nurangiza nyuma yaho ngaho wiyeze, numara kwiyeza ubundi noneho usuke ibyawe byose, ibiri ku mutima wawe byose, ubibwire Imana, uyihamagare, uyereke kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, sibyo? Hanyuma Imana izagaragara mu rugo rwawe. Nshuti yanjye, nubwo hariho abantu benshi bakunda kumbwira ndetse kumbura nta bibazo ufite mu rugo iwanjye, reka nkubwire, one day ushobora kubona ukabona ikintu kiraje boom, kiri kubisa aho ngaho, kiratangiye kuratandukanye. Akantu gatoya konyine gatangiye kubatandukanye. Igikombe basanze hariya kiri hariya ntago ariho cyagomba kujya, toilette basanze idafunze ntago ariko byagomba kugenda, so ugasanga akantu gatoya konyine shitani niko igomba kuriraho. Rero bantu mwe, ndagira ngo mbabwire ngo Imana niyo yubaka. Jya imbere y'Imana, yitabaze kubw'urugo rwawe, urugo rwawe hora urusengera. Mu gitondo mu gihe ushize amavi hasi, sengera urugo rwawe. Hagati mu munsi niba ushize amavi hasi, sengera urugo rwawe. Nimugoroba sengera urugo rwawe, sibyo? Noneho umunsi wo kuwa mbere honyine twirigwe tutagiye tuvuga ati turi gusengera ingo zacu, sibyo? Usengere urukundo mu rugo rwawe, usengere kugana mu kumvikana,
usengere kumvikana muri byose, kwizerana, noneho kirusha ikindi cyose, kurusha ibindi byose, Imana iziganze muri mwebwe, Imana iziganze mu mugabo wawe, Imana iziganze mu mugore wawe. Hanyuma reka mbabwire ikintu, urugo rwiza ruraryoha, urugo rwiza ruraryoha. Baravuga ngo nkunda kubwira abantu nkababwira ati urugo rwiza ni ijuru rito, bakumbwira ngo ariko kubera ikugereranya urugo n'ijuru. Reka mbabwire ikintu cyose kiryoshye kitarimo umubabaro, ikintu cyose kiryoshye ukumva mwebwe ufite umudendezo udasanzwe, n'ijuru. Batubwiye ko ijuru tuzabaho tutababara, tuzabaho twishimye, tuzahoraho turirimbye. Rero iyo urugo rwawe ari rwiza, ibintu byose bihora ari byiza, bihora ari byiza. Ureba umugabo wawe ukamubonamo umuvandimwe wawe, noneho bikavaho kuba umwise umugabo cyangwa umwise umugore wawe, ukumva ni umuvandimwe wawe, ukumva ni wa muntu wisanzuyeho, ni wa muntu uri buze ugasukaho ibyo byose, ni wa muntu uri bugire gute, ariko ibyo byose bitangwa n'Imana. Reka mbabwire ikintu, dufite urugo rwiza, dufite urugo rwiza. Ndagira ngo mbabwire ngo hari igihe n'ibibazo biza ntitubibone mu rugo rwacu, kubera umunezero uri hagati yacu, kwizana biri hagati yacu, gukundana biri hagati yacu. Reka mbabwire ikintu, urugo rwiza ruraryoha, ni kubera ko ndwicayemo, niyo mpamvu babwira ko ruryoshye. Abantu benshi bakunda kumbwira ngo se Chantal, kubera ko utaje mbere ntarasenya, ngo ukaza ngo ukaba uri kwigisha ibintu by'ingo, ngo narashenye n'ibiki byose. Reka babwire inshuti zanjye, nicyo gihe. Imana igira igihe cyayo, ntabwo ari njye nagombaga kwizana, Imana niyo yagombaga kunzana. Rero cyari kino gihe, cyari iki gihe Imana yagomba kunzana muri ibi bihe, kubera ko aricyo gihe yarankeneye. Nanjye hari ibyo nari ndi kurwana nabyo, nanjye hari ibyo nari ndi gusohokamo, kugira ngo nzaze mbahereze ubuhamya, mbabwire uburyo Imana yubaka. Rero nshuti yanjye, senga, sengera urugo rwawe, ubwire Imana ikintu cyose kiri ku mutima wawe. Reka nkubwire ikintu, Imana izagaragara mu rugo rwawe. Imana uzayizere, uyisenge uyizeye, izagaragara mu rugo rwawe. Niba ubona umugabo wari gukora ibintu utumva, hamagara Imana, Imana izazigaragara inshuti yanjye. Niba ubona umugore wawe ari gukora ibintu utumva, hamagara Imana, Imana izazigaragare mu rugo rwawe inshuti yanjye. Imana irubaka, ndabizi ko Imana yubaka, yubatse urugo rw'iwacu n'urw'iwanyu yagubaka. Imana rero ikomeze kubamera umugisha, ndabakunda cyane. Bye bye. Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza murisanga.